nyine aho nabaga mu rugo abandi barumuna banjye bakuze nyine bakajya byakoze ngo ni njyewe mbita mva mu rugo ndigendera. Ni ukuvuga ngo ikibi cyarakorwaga bakavuga ko ari wowe. Ngo nimba mbyumva wanzwe n'abavandimwe bikurikije uko wari waremwe. Yewe ubu ngubu ndaraho mbonye kubera ko nyine nta bushobozi mfite bwo kwishyura inzu. Mu rugo bo barimukire nabo bagera muri Uganda baransiga. Umugore numva nakwifuza mfite ubushobozi nashaka umugore utaritukuje gusenga. Umugore utaritukuje kubera iki usanga abagabo bitukuje? Oya kuko nta bushobozi mfite bwo kumugura utatukuza yazaba mu Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza cyane, nizere kuri amahoro nta kibazo na kimwe gihari, natwe turi amahoro nta kibazo dufite, kandi reka ngukomeze wowe ufite ikibazo, wowe bitaneze neza ihangane, ariko ujye ubutura Nyagasani, niwe ushobora byose, niwe mugenga wa byose, azajya agushoboza. Nuko nguko gahunda zimeze. Ubwo ngubwo rero kuri screen zacu n'ubundi mwayibonye turi kumwe n'umupapa tugiye kuganira, reka tuganire nawe atubwire byinshi bitandukanye ku buzima bwe. Narakubwiye ngo ubuzima ni impano tugenerwa na Nyagasani, ntago tuyigenera, niyo mpamvu rero ushobora kwakira nyine uko umeze mu buzima busanzwe. Reka nkomeze abantu mutari mwakira ubuzima uko bimeze, by'umwihariko ku mpano nyine y'ubuzima bijyanye n'imiterere y'umubiri wawe cyangwa se n'ikindi. Reka ngire n'abantu bakunda kuba bakishongora, by'umwihariko ku bantu bafite ubumuga cyangwa se bameze uko we utameze, nuko Nyagasani aba yarabigennye, ngira ngo nta mahitamo y'umuntu yuko ashobora kumera uko wamuseka. Kuri screen zacu rero turi kumwe n'umusore tugiye kuganira nawe. Uraho neza? Muraho neza. Urakomeye cyane. Amazina yanyu? Icyayisenga Steven. Steve rero nk'umuntu ubibona ngira ngo yabibonye uburyo uteye, no kuvuga ngo ko bigaragara ufite ubumuga. Biragaragara. Steve wavutse ari uko nguko umeze? Ni gutya. Ni gutya. Umaze kuvuka rero wenda birumvikana ukiri umwana, ntago wari kubitekereza, umaze gukura wabyakiriye ute ko umeze gutyo nyine ukisanga gutyo? Nyine nabyakiriye, nyine amenye ubwenge, mbona nandukaye n'abandi, ariko uko ngenda umenya ubwenge ngenda niyakira. Gusanga rero utandukanye n'abandi, wabitekerezagaho iki? Iyo wabitekerezaga wifata gute? Nyine nabitekereje mbajije kubera ko umurugo ninjye mukuru, ngo nabonaga abandi bavutse ngabona ari bazima, nyine ngaba ko nabi nibirenze. Wabaza bakakubwira ngo iki? Niko Imana yakuremye. Niko Imana yakuremye. Wowe ukabyakira ute? Hari uko bagusubizaga, hari nuko wowe wabyakiraga, wowe wumvaga ubyakiriye ute? Nyine bambwira niko Imana yandemye, naye nareba abandi bavutse inyuma yanjye ngo bari bazima, ngahita mvuga ati byashoboka ariko bimeze. Byashoboka ko ariko bimeze. Nyuma rero ubana nabyo urakomeza nk'umwana, umaze gukura wagiye ku ishuri nk'abandi, byagenze bite? Nagiye. Wagiyeyo uriga ugarukira mu wakangaye Steve? Mu gatanu primaire. Kuki warivuyemo? Hari aho bihuriye nuko umugaye warivuyemo kubwizeye mpamvu? Ni ikibazo cy'umuryango cyatumye mvamo. Umuryango byari bimeze bite? Amafaranga yabuze, papa na mama ntibumvikanye, niki cyateye kugira ngo ubivemo bivuye ku muryango? Nyine aho nabaga mu rugo abandi barumuna banjye bakuze nyine bakajya byakoze ngo ni njyewe mbita mva mu rugo ndigendera. Ni ukuvuga ngo ikibi cyarakorwaga bakavuga ko ari wowe. Ngo nimba mbyumva wanzwe n'abavandimwe bikurikije uko wari waremwe. Mbese niko nabifata kubera ko icyabaga ngo ni njyewe gikoze, icyabaga nanjye yakoze ndabaturetse nigendera. Mu kuhava rero ufata umwanzuro wo kuhava, wabwiye mu rugo ko wagiye uti? Ntabwo nabibabwiye kubera ko hari impamvu nyinshi, nyine bashakaga ko banjyana bajya kumbaga ngo amaboko bakarambura, kubera ko nakumenye ubwenge bambwira ngo Imana niyo yandemye gutya, ndangije ndabyanga. Mu kubyanga rero niyo ntandaro yatumije mva mu ishuri, bavuga ngo ajye kumbaga kandi barambwiye ngo Imana niyo yandemye gutya. Barakubwiye bajye kukubaga, wowe ukurikiza ko bakubwiye ko Imana yakuremye bityo kugira ngo wenda baba bagiye nko kuguhemukira. Ndangije ndabyanga. Sibe bajye kukuvuza hanyuma wumve ko bari kukugirira nabi, ariko ubwo byakurikije ko kundi bakubwiye ko ari Imana yakuremye.
nziga kuba ari bwo bwenge nari nzi kandi n'ubundi nareba ngabona wamvura ko utashiraho izindi ndoki ndimo kubyihorera nyine mba mu rugo guke. Ukiva mu rugo rero werekeje hehe? Ubuzima bwaho wagiye bwabaye ubuhe? Naje hano ku muhanda ubungirimbo ya Kamijana akaba ari Jonja nuko naje ku muhanda kugira imbo akaba guhijana akaba ari byo rya. Imibereho yawe rero magingo aya ngaya ni yes Steve? Yewe ubu ngubu ndaraho mbonye kubera ko nyine nta bushobozi mfite bwo kwishyura inzu. Urabubonye kurya bikagenda bite? Hano abavandimwe bamerezaga ibiryo kubera ko mamaze imyaka myinshi nyine babaye inshuti zanjye nk'abavandimwe bamaga ibiryo nta kibazo. Baguha ibiryo. Ibibazo rero ugihura nabyo mu buzima bigukomerera bitewe n'ubumuga ufite ni ibihe? Ikibazo cya mbere ni uko naho mfiteho kuba, icya kabiri nka gutya nabuze n'ibyangombwa kubera yuko umuryango wanjye nyine tutari kumwe. Nabuze ibyangombwa nk'irangamuntu n'ibindi. Hanyuma rero ibikomere ubana nabyo kubw'iyi ndwara nyine ni ibihe bikomere ubana nabyo, yaba ibyo uterwa n'abantu ibyo watewe n'umuryango? Hari ibikomere ugira kubera iyi ndwara? Byinshi birahari. Nk'ibi nta hantu mbarizwa kubera yuko meze gutya nyine mu rugo barimukiye nabo bagera muri Uganda baransiga. Noneho nayo mibereho gutya mu buzima nyine ntabwo ari neza. Mu rugo wanyu baragiye muri Uganda baragusiga? Bajya kugenda se waramenye ko bagiye? Barimbwira gute tutumvikana. Bahise bavuga ngo nabasuzuguye ngo bakaya barakize ngo kubera ngo bakaba nabonye gufasha ngo banjyanye iyo ngiye nyine bazakumvuza nyine barandika gutya. No kujya muri Uganda warabyumvise? Ntago bari barigeze baguhamagara bakubwira bati tugiye kugenda? Nabimenye ko ngiye kubasura nyine ngo banye baragiye nuko. Wagiye kubasura aho bari batuye usanga baragiye? Indanje nako nakundi kubera Imana nzabaho. Uzabaho kubera Imana. Steve ujye utekereza kugira umuryango nawe uvuga ati akagahinda mu rugo banteye, ningira umumama ningira umugore nkagira umwana wenda akazashira akazamarwa n'umuryango wanjye. Ujye utekereza umuryango? Nimba n'ubushobozi nzashaka umugore. Uzashaka umugore? Ariko ubu ujye utereta ntari nta kibazo. Hanyuma rero dusoza uraza no kuduha nimero zawe, ariko reka tumeze twiganirire. Umugore uri mu nzozi za Steven ni umugore washushanya ute? Wabwira umuntu uti ku isura ndetse n'inyuma n'indeshyo n'igihagararo bye yaba ameze ati? Umugore numva nakwifuza mfite ubushobozi nashaka umugore utaritukuje gusenga. Umugore utaritukuje kubera iki usanga abagore bitukuje? Kuko nta bushobozi mfite bwo kumugura utatukuza yazaba mubi. Ntabwo ujya ucukubira n'abakobwa bitukuje? Ntabwo twaturana yaritukuje. Yajya acumuza. Yajya gucumuza. Tubwire nimero zawe tuzaza gusoza ikiganiro, wenda abantu batagejeje ku musozo kugira ngo ufite telefone. Tubwire nimero zawe dukomeze ibindi ariko wazitubwiye. 0788 91 31 9 25. 0788 91 31 25. 9 25. Okay, zisubiremo. 0788 91 31 9 25. Okay. Urakoze cyane Steve. Hanyuma rero reka nkubwire ntuzajye wihebeshwa n'ubuzima, ntuzajye utekereza byinshi ku buzima. Nyine ubuzima ni impano tugomba kubwakira uko Nyagasani yabuduhaye, ugasenga ugabasha kwihanganira nyine uko umeze, kandi nta kibazo na kimwe kiba kirimo. Nyine impano y'ubuzima nuko nguko biba bimeze, sibyo? Ujya wiyakira ku bw'uko umeze? Nariyakiriye. Hari igihe cyageze kibaho ukabaho utiyakira, ukabaho uhangayitse cyangwa wihebye, kimwe na rimwe ukaba watekereza no kwigira nabi? Ketse nekeje kuri famille. Ngo numva mbabaye. Utekereje kuri famille rero wumva umeze ute? Imba mfite agahinda nyine, ariko ngavuga ati kubera Imana irinzanabaho. Ikintu cyakubabaje mu buzima bwawe utazibagirwa cyane ni iki? Nuko mu rugo bagiye ntibambwire. Nuko mu rugo baragutaye muri make.
Niki wasaba umuntu udukurikiye mu byo Rurema yagiye agenera abantu, umuntu ashobora kuvuga ati nshobora gusangira na Steven, nicyo kintu wasaba umuntu udukurikiye none ahangaha? Icyo nagufasha ni ingunga. Imeze ite rero inkunga wumva yaza mbere kuruta izindi zose ni nk'iyihe? Nasomye muri Bibiliya bambwira ngo iyo umuntu yifuje akoze icyaha ubwo ntabwo nategeka icyo umuntu yamfasha, ahubwo ukure umutima w'umuntu niwe wategeka ubufasha yatanga. Yes, birumvikana Steven, inzu kuba abamo biragoye, nubwo avuze ati nta wifuza ariko ntabwo waba wifuje nyine uvuze bikugoye, ariko yatubwiye ko nta nzu afite yo kubamo ndetse ibyo kurya biramugora. Urukumva umufamili nawe yaramutaye, akeneye abandi bavandimwe bagomba kumuba hafi. Nawe dukurikira ashobora kukubera musaza wawe cyangwa kubera murumuna wawe, mukuru wawe, ni ibintu bishoboka cyane, cyangwa ashobora kukubera umwana wawe. Steve, ugeze hano ku muhanda rero mu buzima ubayemo bwo gusaba, uguhaye 100, uguhaye 500 ukayarya, ni ibihe bintu ujya uhura nabyo hano ku muhanda byongera kugukomeretsa bikubabaza? Ngiye ndebye n'umurugero iyo mfite amaboko mfite n'ubushobozi nafite n'ikarito ngashinga ku muhanda, ariko ntabwo wahacururiza kubera yuko iyi modoka ije byose irabitwara. Numva rero mfite ubushobozi nzacuruza, ariko ntabwo gucururiza ntabwo wahabona. Ufite ubushobozi wacuruza, ubasha gufata amafaranga neza nta ribi? Ibiciro 2 cyangwa 3 nabifata neza nta kibazo. Nabonaga bidashoboka, ndebe ukuntu afata no mafaranga. Steve, ufatisha kahe aka ngaka? Yombi ndaguyateranye kubera ko nta bushobozi bafite cyane, n'uguyateranya kugira ngo imvuze iboneke. Ubu bateranya gutyo ubundi ugafata? Utereye gutya nicyo nshyiramo hano. Uhita ufata gutyo ugashyiramo. Ntabwo ujya ubona n'abagizi ba nabi se ngo bakwambura amafaranga abantu baba baguhaye? Ntahaga saa 12. Ntahaga saa 12. Okay Steve, reka tugushimire ku mwanya uduhaye kandi tukubwire ngo ujye wihanganira ubuzima urimo, ntago bwahora gutya. Ndabizi neza ko nta muntu uhora mu mwijima gusa, no mu kigomba kukubonekera ubuzima bwawe buzaba bwiza. Ndabizi neza ijana ku rindi, byo ugiye komeza kwihangana usenge. Numvise uri umukristo, ni byiza cyane sibyo? Nibyo, nayo nshimaga Imana. Ushimaga Imana? Tubona bino ko muvuga ngo shimaga yoga kwitayongera, ibatayongera hari ikibazo nyine yoga nitega n'agace. Ubwo rero buri ntabwo akunda kwibuka kutayishyiraho. Okay, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Twese hamwe. Yes, warukurikiye Bikam TV. Iyi video nimba ari cyo wayikoraho uyisangize n'abandi kugira ngo gahunda zigende neza. Ushobora kuyeba ukavuga uti nakora kimwe, uzi mugenzi wawe ushobora gukora ikindi, niyo mpamvu nkubwiye ngo ushobora kuyisangiza abandi nta kibazo cyane. Nari Albert, nasaba kora subscribe mutarayikora kugira gahunda zigende neza cyane. Ndabashimiye, muri abantu b'ingenzi ndetse n'agaciro, abantu mwese mujya mugira icyo mukora ku biganiro dukora. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, murakoze.